Somera invitation ya Dativa na Gilbert. Mumve n'ubukwe abazabishobora batuye muri za Rwamagana n'abari i Kigali mufite gahunda muze kumvugisha tuzabutahe. Ubonye umugore mwiza aba abonye ikintu cyiza. Dore invitation ngiyi hano. Mutagira ngo Lilioze aka kazi maharimo ndo umukozi w'Imana ukomeye cyane mujye mundeba mu nkunde kandi munanyubahe. Ndima bukwe muranga murakoze. Ubonye umugore mwiza ababonye ikintu cyiza akabagize umugisha ahawe n'Uwiteka. Imigani 18:22. Imiryango ya Murigo Efremu na Ndwanyi Edimo uhagarariwe na Hategekimana Elias bishimiye kubatubira mu bukwe bw'abana babo aribo Ndikubwimana Dativa ndetse na Uwase Gilbert. Buzaba tariki ya 25 ku tariki 25 z'ukwa gatandatu saa 2 gusaba no gukwa inzige Kigarama. Humura tuza nawe ubwawe buzasomwa hano. We itware neza gusa. Tware neza mwitware neza munatapinge this we nawe ubukwe bwawe hano bwazahasomerwa. Mutamujya muza hano mwanga kuba seriye murebe ko bitutazanga kuvamo. Abandi bana babaraje hano bari seriye dore baraza bagahita bicamo bigacishamo. Reka nkomeze ne guca mu magambo invitation. Saa 2 gusaba no gukwa inzige Kigarama. Saa 8 gusezerana imbere y'Imana bizabera mu rusengero rwa Eyari Rubona. Abatumiwe bazakirirwa mu busitani bwo kwa Patrick. Ubwo kwa Patrick hari abantu bahazi. Kuza kwanyu ni inkunga ikomeye. Hanyuma rero bantu b'Imana dufatanyije gukora uyu murimo w'Imana muri hano, ndagira ngo mbamenyeshe ko iyi invitation basomeye nago nyibasomeye uti kirijandanye dufite ubukwe. Hanyuma abantu mwifuza gutwerera Dative, twaravuze ngo ndifuza ko abantu mubishoboye hano mwazabatwerera. Watwerera 100 kanywa amazi. Watwerera 100, watwerera igiceri cy'10, watwerera 50, watwerera 200, watwerera miliyoni. Ibyo ni amahitamo yawe. Iyo couple ni yacu, erega iyo muri kubatwerera muri kutwerera njyewe. Urumva? Urumva? Mbere yuko buba njyewe mfite ubuhamya. Oya genda. Tetekaho. Urumva? Iyi couple niyo couple ya mbere yishimye ntimugire ikibazo. Hanyuma abantu mwifuza kubatwerera rero, reka mvuge nimero zabo ndazivugira ahangaha ubohereze ka momo ubundi dukomeze matchmaking. Gusaba no gukwa bizabera inzige Kigarama. 079 ngo nibadoye story yabo y'urukundo ndaje mbaha akanya. 079 30 25 019. Duha kanamba tubatwerere. Iri mu mazina ya Dativa Ndikubwimana. 079 30 25 19. Hanyuma Dativa na Gilbert mutubwire hano ukuntu byagenze. Muduye kuri iyo nkuru gatoya muhereza abanyarwanda hano abantu babimenye ko mwahuriye hano. Yego mukiro. Mufata akanya mbahaye umwanya mukavugiremo kandi muvuge mu umva Gilbert uyu munsi ibintu by'amasonura bireka niba hari gukunda nabo kunda kuvuga uri hangana uvuga uyu munsi. Murambwira ukuntu byagenze murabisubiramo. Nsubiramo nimero 079 muri kwandika 079 40 oya ndibeshye 079 30
25 019 079 30 25 019. You guys, nimero nizo ngizo, ababishoboye mu batwerere mu bohereza akamomo bagende bongeranya nayo bari bifite, sibyo? Haha, kuva kare wibeshyaga shuwa. Imana mfashe. Channel yazigi. Gilbert and Dativa tubahaye akanya nimutuganiriza ukuntu mwakundanye. Mutubwire vuba kandi mugire vuba abantu babyumve hano babyumvire hano babitega amatwi ariko mana yanjye ngo pininga nimero reka nzishyire hano hejuru. Kandi mu batwerere bya serie 079 0 oya 79 30 25 019 iza mu mazina ya Dativa. Okay, ama nimero ngiyo mu nabatwerere tubahaye akanya Dati mutubwire ukuntu Liliose yabahuje mugahita noneho mubigira serie. Gilbert niba yaraje hano mu mutima we yaraje ari serie avuga ati ngenje gushaka umukobwa na Dativa kaza ari serie, nabyo murabitubwira uko mwaje mubyumva, cyangwa niba waraje uje kugerageza ugira ngo ntago bizavamo ugashiduka ubonye bivuyemo, nabyo dukeneye kubimenya. Mbahaye akanya nakanya mugongo wa bahuye mu kwa 10 mu matariki ya mbere. Mu kwa 10 matariki ya mbere yuko nyine inora yivu nyine yo gutanga abakunzi ihari nibwo nari noneho bikurikiranaho yuko namushakaga ndangije ndazamuka nyine ndazamuka uranzamura maraho iminota mike cyane kuko warambwira ngo fungura kamera nkabura aho nyifungurira n'isoni zose. Aho nyifunguriye nkabona muri comment bari konci intege nkabona sinzi uyu nguyu oya habanje kuzamuka abandi abandi ndabaguha biranga bakajya bamanuka. Uyu nguyu arazamuka none twakanizo zanze naho byagenze gute simbizi. Amanuka nanjye nyine biracikagurika ndamanuka. Nyandikira abantu benshi mu gikari baranyandikira mwari Kigali bose abenshi bakambwira nk'abantu 10 bose bakambwira rimwe ngo bari Kigali. Harimo abantu babiri bambwiye ngo barirwamo. Ubwo ndangije uyu nguyu ndamubaza arambwira umurenge wabo. Arambwira se ntabwo bahura. Ndamubwira ngo akanya tuzahure nari. Duhura warumaze nari maze nk'icyumweru mvuye kuri live ariko tugera gake ko bishyizemo n'imbaraga nawe atabishyizemo n'imbaraga. Ushakanya duhure muri weekend turahura, tumaze guhura turaganira bigeze hagati arambwira ngo ndashaka ko dukora umurenge. Ubwo nyine numva ni ibintu bisanzwe ndamubwira nyine nikiriza n'ubundi ari kumbeshya akabikwikiza nakundi. Arambwira ngo ni mu kwa kabiri. Ndambwira ko nta kibazo. Mu kwa mbere mu matariki ya nyuma ubwo ngiye kubimbwiraho. Mu kwa mbere twavuganaga nyine bisanzwe. Mu kwa mbere mu matariki ya nyuma arambwira ko wamfasha ukamenya umuryango wanjye nanjye nkamenya umuryango wawe yuko kwa kabiri dufite umurenge. Ndamubwira yenda bigibuka.
nanjye arambwira ati rero imiryango yasurana waza ugasura mu rugo nanjye ngasura iwanyu hanyuma tukazabona uko tujya gufata irembo kubera ko twebwe umuco wacu ntabwo bajya batera igikumwe batarafata irembo. Arambwira ngo ntabwo ngo twafata irembo ngo tutaziranye ngwino usure iwacu tumwerekane nanjye unjyane iwanyu unyerekane. Ibyo birarangira ku itariki 4 z'ukwa kabiri bafata irembo. Ariko ntabyizeraga. Ku itariki 26 z'ukwa kabiri abantu bari kuvuga ngo ni ibintu bibaye seri. Nibyo koko turinda tujya mu murenge harabyemera. Ubwo tuva mu murenge dupanga itariki y'ubukwe. Nyine n'ubu ngubu nyine hagenda mvuga ati so mana uyu njyewe ko numvaga bitabaho. Uyu njyewe koko kubyitegura bapanga itariki yo kuri 25 z'uko nguko turi kubyitegura nibyo turimo. Naracyenda ibintu byose buhoro buhoro ntabwo ndabikomprima neza ariko ndi kubona ko icyizere gihari. Kandi mwaravuye mu murenge kandi wowe ariko nyine umutima wanjye ntabwo mva nyine byarandenze na n'ubu ndicara nkamureba nkavuga se n'uwanjye cyangwa reka tumuha akanya Gilbert nawe. Gilbert mbwira ukuntu nakuzamuye mu bakobwa bose wabonye hano ugahita ujya muri ni box ugatuvuga uti dativa niwe nshaka. Tuguhaye akanya nawe. Ndabizi ko utameze neza urwaye ariko ihangano uvuge. Nta byinshi ndi buvuga hari byinshi yabivuze. Gusa twaganiriye gake ibintu mba bise bihura. Gilbert akantu kabihise bihura umva ko kantu kabise bihura. Umuntu nashakaga n'uyu nguyu. Waje kuri live yanjye waravugaga ati wenda nitabyaye nyanira byari ikimasa cyangwa waje uvuga uti byanze bikunze hano hantu mabona umukunzi? Navugaga ngo ntibyashoboka urimo urabeshya ahubwo. Sawa nyine. Warabipingaga. Wajuje nuko nguka abakozi b'Imana ngo bakora. Ngo umukozi Imana aragusengera ngo kaza uvuga ngo reka nze ndebe Imana imurimo n'ibikora. Ngo bikarangira ikoze da. None nawe none waje uri kumpinga none byarabaye. Ndiko macaguseka. Navuga ntago bikunda umukobwa arimo arabeshya ibintu avuga ntago ari byo. Warampingaga. Nuko muhamumpinga si ureba mujya mumpinga shahuri imwe Imana izagikora ibintu mutungurwe. aragupingaga none byahise bibaseriye. Okay, noneho waraje uza kugereba ko bitakunda sibyo? Birangije bitabikunda. Uyu mwana w'umukobwa rero waramurebye mu bakobwa bose bari bazamutse hano. Kuki ari we wahisemo nicyo nshaka kumenya. Twaganiriye rwose akaganiro gatoya. Amatwi ndamwumvira. Numva aganira nk'abantu bafite ibitekerezo bizima bite. Ndavuga nk'umuntu kari uyu nguyu. Ahangaha aho byaciyemo tu. Nuko uzaza gushimira. Kabisa. Urakoze cyane. Murakoze. Iyo niyo couple yacu turi hano dufite. Mbabwira ko dufite ubukwe bwabo ku itariki nabasomeye invitation. Mutazavuga ngo yoze ntiyayisomye. Nabasomeye invitation. Ubukwe buri ku itariki 25
urumva buri ku itariki 25 z'uku kwezi kwa gatandatu abifuza kubatwerera nabashyiriyeho nimero aho hejuru ya dativa mu bakandira akanyenyeri abijana ijana yagura ikibiriti mu rugo 500 yagura sauce tomate numvishe ngo hari n'iyigurishwa kuri delivery igura 450 urumva so mubateze imbere mubakandireho urumva mubashyigikire iyo mubashyigikire mushyigikiye njyewe so nishimiye ku bwanyu dativa na Gilbert ndabishimiye urumva ndabishimiye burya gukora ikintu kikabamo umusaruro ugahuza abantu bigacamo uri kumva ni mama y'Imana ntababeshye ngiye biranejeje kandi simwe mwenyine hari nandi makupure ari nandi azaza hano vuba ngo Liliose ari kwikiriza mu nseko ako shaka gute ntakikiriza mu nseko wabona we couple yanjye yamaze gukora nuza umurenge asigaye ubukwe kandi reka mbabwize ukuri muranaberanye hatazajya n'umuntu babwira ngo ntimuberanye but you are much muraberanye Gilbert yaje aje kureba ko ibya bintu byanjye bikora Imana iramwemeza biramukorera la Imana ishimwe ko byaciye murata ndabashyigikiye congratulation abantu muri hano muri kubatwerera nizere ko muri kubatwerera we nimero ngiriya ni dativa 07932519 mubatwerere mubakandira akanyenyeri umva buri umuntu wakanze akanyenyeri ajya ambwira ko yagakanze iminota mike cyane kugira ngo mite nkomeza n'abandi bantu baje gushaka abakunzi kandi ikindi muri kumva ko Gilbert yaje ngo aje kureba ngo uko bikora reka mbabwire bino bintu byanjye birakora kandi mba ndi serious mu ruzungu mu rufaransa mba ndi serious abasho so mubigire seriye ibi bintu ujye uza hano uri seriye umukobwa uza hano aza ari seriyeze ni mama y'Imana bizabakorera ngende umuranga wanyu umurangaririyo kandi ntihazajye mumubwira ngo mugiye muvuga murangaririyo zarahari azaduhuza na babandi muturanye ubona umukobwa byaranze mbara mwana byaranze ko muhura jumamagara nzajya mbahuza uri kwibagirwa wowe asa njye kwibagirwa iki ndi kwiyibagirwa nta musare wiyambutsa ikindi kandi nta muganga wivura ubwo nanjye muzakore matchmaking mu mpuzi koma hanyuma rero nizere ko muri kubatwerera si muri kubatwarira abashu si muri kubatwerera dati hari abantu bari kugukandira akanyenyeri simukadi muri indi bikoresha ndaza kubibona nawe ibyo bintu byawe bya simukadi ubuse twabimenya gute ko bari kukagukandira nimero ngizire hari hejuru sheri ni 0730250019 abantu mushaka kubatwerera nimero ngizo mubatwerere vuba ntanga abakunzi dore abantu request zabaye request zuzuye zabaye nyinshi cyane mujye muza hano rega abakunzi muzababona abashu muzababona hano hazava amakupure n'agakupure ndabizi neza ko bizaba bintu muri mani ibice ariko kozi w'Imana ari mu kazi twasize badusize abavuta yo kuba abaranga mu Rwanda ubundi hari undi muranga mufitera utari nge gahunda ni ugutwerera ni ukuri da gahunda ubu turimo turatwerera cyane mutwerere reka njye ntekereze ndebe ko mubona nanjye use ndabwirwa n'iki ko bari kugutwerera sheri ubu nabimenya ngiye kukumanura ubwo ngubwo nkomeze gahunda yo kumanura gato ngakuramo simukadi nkesha mu gatelefoni gato nari nabyibagiwe okay ubwo uraza kugaruka thank you hanyuma reka nzamura abandi bana hano bafite gahunda yes we umva reka mbabwire nimero ya dativa ngiyaho hejuru mumukandira akanyenyeri mumutwerere shana wajya gukora ubukwe nk'abandi bana erega uko mutwerera abandi niko namwe tuzabatwerera Donatile Karame fungura kamera yawe Karame Donatile fungura kamera yawe Yego
fungura kamera nyine. Ndi gushaka kuyifungura. Mujye mugenda mubanze mwige gufungura kamera zanyu ubundi mugaruke. Ngiye kwihangana kwanjye ku kijyanye no gutegereza umuntu agafungura kamera ni guke. Mfitemo kwihangana guke rwose mu gufungura kamera, muraza kumbabarira. Hano haba aba diaspora ra nubwo ngubwo wasanga bari kugusubiza aribo cyangwa nanjye ndiwe, sibyo? Mana reka kwigisha kandi igihe nawe wacyumvishije mbonye stress. Abantu munsaba abakunzi muri inbox muntera umutwe rwose murandushye. Kuki wibuka kunsaba umukunzi ariko tugeze mu masaha ya live? Nkotanyi Bonheur nkura muri speaker niri nicyo ni kimwe umanutse. Ntabwo ngiye navuga niyumva gutyo. Apepe ntabwo ibyo bintu byakora. Donasiye yabyifuje none uramumanuye. Oya ntabwo babare iyo uje hano unzaniye ibispeaker binsakuriza, njyewe rega nkorera imbere abashu. Mahoro Karame. fungura kamera yawe. Kare cyane. Utari kugaragara. Ndi kugaragara. Kanongera urumuri. Ikibazo se nurumurira uri kugaragaza umutwe wonyine kandi umutwe wonyine si ubu nabona. Narindi mu cyumba. Shira ibintu byawe ku murongo ugaruke. Request zirimo ni nyinshi, ntabwo nakomeza gutegereza umuntu umwe. Naba nzashyira ibintu bye ku murongo aragaruka kandi ntibibababaze ngo ninde wapfuye riri. Businge rimwe manuka. Naje mbere riri ego komanda uri ku murongo we mbere wavuyemo urongera usubira inyuma. Buriya wasubiye ku